za serivisi za ngombwa zibanze bakwiye kujya kureba, kujya guhaha, kujya kwa muganga, kujya kugura umuti, bigaragara ko mu by'ukuri banabeshyaga. Ariko noneho rero uko bimeze, turagira ngo tusaba abanyarwanda tunamenyeshe yuko kubeshya muri ibi bihe urahanwa, urafatwa, urafungwa, uracibwa n'amande, kubera yuko icyambere ugomba kurinda ubuzima bwawe ukarinda n'ubw'abandi. Muzi aho imibare igeze ku rwego rw'isi naho igeze ku rwego mu Rwanda. Nta gihe buri gihe abayobozi cyangwa se ba ministers batandukanye bataza hano kuri televiziyo kugira ngo bavuge icyo kibazo ko kimeze, ndetse n'abayobozi ku nzego zitandukanye, yaba ari minisiteri y'ubuzima, yaba minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu, yaba ari polisi n'izindi nzego zifite aho zihurira no gukumira no kurwanya icyorezo, ziraza hano zigatanga uburyo uko zivuga gahunda ndetse n'uko abaturage bagomba kwitwara. Icyo tubasaba rero, nibumvire bashyire mu bikorwa ari amabwiriza, nibagume mu ngo zabo, sohoka ari ngombwa, serivisi zisabwa gusohoka ziri ngombwa zirazwi, inzego z'umutekano zirazizi, ariko wigira urwitwazo. Twashyizeho rero uburyo bukomeye bwo kugira ngo nabo ngabo baza bavuga ko ari izo serivisi bagiye kugira ngo bashake, turakurikirana turebe yuko umuntu atabeshya. Ariko nibisanga yuko ubeshya, ukabeshya ko ugiye kwa muganga utagiye kwa muganga, ukabeshya ko ugiye kuri farumasi utagiye kuri farumasi, ukabeshya ko ugiye guhaha utagiye guhaha, urafatirwa ingamba, urafungwa.